abakunzi banyu baba bifuza kumenya iyo ekipe wenda ntimuragera igihe cyo kwitangaza ariko mwamaze kumvikana yamaze kwemeza kwizitabira ibyo muyigomba mwarabihaye nayo kuza kwayo yamaze kubyemeza donc nicyo ngicyo baba bashaka kumenya bavuga ati wenda muri East Africa hari ikipe nziza twamaze kwemeranya izaboneka izaza atari bya bindi byo kuvuga ngo twari twemeranyijwe ngo turanegose ariko ngo ntabwo ikibonetse bihagaze gute izo demarche zigeze he ikipe yarabonetse urabizi iyo bigenze gutyo sana umusinyana n'amasezerano twarayasinyanye yuko tuzakinana mu mukino wa gicuti ndetse ikipe izagera mu Rwanda ku itariki 13 ubwo inakora imyitozo ku itariki 14 ku itariki 15 dukina umukino wa gicuti ibintu byose biri ku murongo ibisabwa kugira ngo ikipe izaze birahari ahubwo nuko tuba dushaka ko igihe cyanyacyo koko twapangiye gutangira amakuru aba ari bwo kiba koko nicyo navuga ariko n'ubundi ni amakuru nayabo tuzayabahera igihe cyanyacyo iryo zina nta nubwo watuvunguriraho ku gihugu ikomokamo ntabwo ari ngombwa ko tubaha izina. Hanyuma Jean Paul hari amakuru yabyutse avuga ko bamwe mu batoza mwatandukanye bavuga ko hari amafaranga rwose mu barimo ku buryo barimo barishyuza iki kibazo kirongeye kiragarutse mu ikipe ya Rayon Sport bimeze bite aya makuru ni impamo cyangwa ntabwo murayabona mu buryo official? Murakoze amakuru twabonye kuri social media ndetse no mu bitangazamakuru bimwe na bimwe byatubajije banatubwira ndetse bo batubwiraga ko ngo abo batoza batureze muri FIFA ariko iki kirego ntabwo twari twakibona kandi ndumva bidashoboka ko umuntu yakurega ntaguhe kopi icyo kirego cyo twe ntacyo tuzi turabifata nk'ibihuha hanyuma ibyo kuvuga ko tubabereyemo amafaranga byo ntabwo ari byo kubera ko nk'uwo mutoza George Pasiao yatangiye akazi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri asoza akazi ke numva ari hagati mu kwezi kwa gatandatu murabyuka ko yanagiye sezi itarangiye kuko twari tugifite imikino y'igikombe cy'amahoro twamuhembye rero amezi ye ane yadukoreye ane ndetse n'igice cy'ukwezi kwa gatandatu yagiyemo twarakimuhembye twibwira ko nta kintu na kimwe twamugombaga tutamuhaye yaba ikijyanye na prime zose twarazimuhaye yaba transport imusubizayo yaba kumutunga n'ahaba nk'uko byari biri muri kontara byose twarabimuhaye. Amasezerano ye wasa nk'uyibutsa abantu yarateye ate? Amasezerano ye yari ukurangiza sezo kuva mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya mbere kugera sezo irangiye. Uko cyane tugushimire umunsi mwiza. Murakoze nanjye. Ngiyo Layoni arya Maurice yagiye na comment. Layoni niyo kipe ubundi ifite abantu ngo bayirega buri sezo ibifite umuntu yirega bibaye ko wenda FIFA yavuze ati ninjira ibirego 30 nuko nyine kuregwa atari ko gutsindwa ati uzaba ubaninze Rayon Sport byaba ari ibindi Rayon Sport buri sezo bifite ikirego Rayon Sport Muvunyi yigeze kuvuga ngo ntigire ikibazo cy'amategeko igira cy'amafaranga ariko hari ikindi kibazo Rayon Sport igira ikibazo cy'ibirego Rayon Sport ibintu byo kwirega nta ahubwo nyine ubwo ifite ikibazo cy'amategeko byigeze kugera ahantu Rayon Sport byigeze kugera ahantu bayirega yari irimo miliyoni hafi 14 Ferwafa yibwira iti kuko ntago kafu ubundi FIFA itimenyesha kafu kamenyesha Ferwafa nta hantu Rayon Sport nyine na FIFA bihurira ntago FIFA itibwira Rayon Sport director kuko nturi umunyamuryango wanjye nje mbwira nyine boss wawe Ferwafa akakumenyesha Rayon Sport Ferwafa yibwira ati hari ikirego kimeze gutya na gutya kandi mushaka kumanuka mu cyiciro cya kabiri kubera rawo rushungu Rayon Sport itibwira Ferwafa ngo nese ko nta mafaranga dufite ko mufite amafaranga tubizi mwatugujije tukishyura mwe tukazabishyura ko mubizi Ferwafa isanze igomba kuguza ari ubu rero Rayon Sport ndayikunda cyane Rayon Sport ibi bintu abantu nuko bajya hariya gusa ku kibuga ibintu tubivuga ngo biurwenya abantu bakajya ngo nde turamurambiye ngo iki ariko guys ibintu byari bigeze ahantu bikomeye mujye mushimira ubuzi bw'igihugu bwafashe Rayon Sport kugira byibura umurongo
ikipe iri muri kaburimbo n'ibi twaganiraga mu kanya. buri muntu wese araza agasenya ibintu uko ashaka, undi akubaka undi uko ashaka, umuntu agatwara amafaranga uko yishakiye, ababeshya ngo ni umukene. Nase niba barayikundaga uyu munsi wa none, Rayon Sport turimo turavuga igeze umunsi itari yabona abakinnyi byibura babiri bikora ngo ntabanyamahanga babakire banyu, babandi bavuga ngo bayifite ku mutima, bari he? Bariye ko nabitanze muri fundraising batari bagura n'umukinnyi n'umwe, barezinze miliyoni 40, bari he? Abo mbwirirwaga muririmba simba vuga amazina, nta muntu ushaka kwiteranya nawe. Uyu munsi ko nta wari wavuga ngo njewe kwizigira, tujye turabukuna abantu bareba inyungu zabo, tujye turakwesha abanyarwanda. Ba bantu bavuga ko bakunda Rayon uyu munsi batakirimo, batayiyobora. Ko nta wari wavuga bya bindi bavuga ngo bakunda Rayon, ngo barayishyigikira, ngo batanga amafaranga yabo nta nyungu. Uyu munsi wa none ko nta wari waza ngo avuge ati ngize miliyoni 25 ndazabaye nagiye ngizi z'ubuntu rutayizamu ndamumone mu Kongomani naze yatake muri Rayon, ndamubaguriye nta nicyo zishyuza, nguyu ndayata bari he? Abantu bagendera mu gipindi ngo abantu ngo bakunda Rayon, ngo waze wa baraza, ngo batangaga amafaranga yabo y'ubuntu, ngo bikora ku mufuka. Waca wewe amafaranga, hari umuntu utanga amafaranga y'ubuntu uyu munsi batakiyirimo, nta nyungu bayifitemo. Ari he ya mafaranga yabo ko ntayabona? Ko nta mukinnyi ukomeye bari kugura. So far so good. Hari ibyo dushima byakozwe, nk'ibyo bavugaga nyine ubuyobozi bw'igihugu bwatanze umurongo, Rayon Sport iraza ikemura ibibazo. Ubwo igitunguranye ni ibingibi by'aba Paciao, nta muntu n'umwe wari uzi ko Rayon Sport yaregwa, kubera ko muri uyu mwaka at least twabonye Rayon Sport idafitanye ibibazo n'abakinnyi biramanse bakoze imyitozo ntibahembwe. Nkurikije ikiganiro twagiranaga hano na bano bagabo, mbere yo kujya gutekereza n'ibindi byose, niba mu Rwanda nta mu CEO understanding a business ku rwego rwo hejuru ngo ahabwe akazi mu ma ekipe azashyira ibintu ku murongo, bagakwiriye kujya gutekereza hanze, bakabwira Sinzo bati dore muri yangura birangije, abanyangiye ngura abakinnyi 50 ba miliyoni 30 ngiye kwemera mfunga umwuka Sinzo muhemba umwaka wose, ngiye muhemba miliyoni 20 azanye bakiri ikipe, ariko aze anshyirira ibintu ku murongo, akubure abagabo ibyo batuganiraga. Ikibazo cy'uko umupira wacu urwaye ku rwego rw'uko abantu bakubwira ngo wani kugira ngo uyobore ikipe nka Rayon Sport cyangwa indi kipe ngo ugomba kuba ngo uri umukire ngo yiteguye gushoramo amafaranga yawe. Guys, izo santima ntizibaho. Nta muntu afata amafaranga yaruhiye yabiriye ibyuya ngo aje kuyashora mu byishimo byawe, wese aragaining icyarunguka iki ngo bari abakire ngo bashora ngo nta kintu ngo bashaka ngo bo gusa ngo barinvestise. Guys, niho hantu dukubitirwa. Ahandi ngo tuzane ngo abantu ngo bawukinnye ngo bawuyobore. Hari ibintu bibiri bitandukanye abantu bagomba kumenya. Administration itandukanye cyane totally n'ibintu byo kwanga ibintu nabibayemo narabikina. Urashobora kuba nka head office ukabona umuntu wize waba n'umuyobozi, ibyo ni amata byaye amavuta, ariko siko buri gihe umupira uzayoborwa n'abakinnyi, siko Gatete, siko Karekezi, siko Jimmy muri sagomba ko umuyobozi w'ikipe. Ahubwo dore icyo tunandastanding ni iki batubwiraga cyo ngo ikipe ni gute abantu bakubaka inzego zirambye ku buryo ubwayo yitunga, system ikaba yubatse nk'uko warubivuze. Hari inzego ku buryo mushobora kwifatira umuntu wize ibijyanye n'ubukungu w'umuhanga akaza agacuruza Rayon Sport akabyaza amafaranga, apana kuvuga ngo kwera ngo ari uw'Inyanza ngo famille ngo tuyizi muri Rayon Sport. Izo sante nta santimo muri business zibamo ngo ko nk'uri tayadajyaho ishu ya mbere yari hari ngo ko tudasanzwe tumuzi muri Rayon. Merde, mumenye muri none se Man City ijya guhayaringa Kharduni, ijya guhayaringa bano ba Big Stein n'aba Guardiola n'aba Soriano babakatala bari basanzwe bazi muri Man City. Aba CEO ba Ivan Gazidis bagiye muri za AC Milan bakoze mu Bwongereza n'abataliyani. Turarwaye ku rwego rw'uko umuntu mbere yo kuyobora ikintu ko muri dusanzwe ngo ntabwo ngo ari umunyamupira. Kera umunyamupira muvuga umunyamupira ni umukinnyi, undi ni umucuruzi aje muri business. Yani ko bimeze hari ibintu bikwiriye tukeneye guhindura imyumvire, hari ibintu bikwiriye guhinduka tukajya kuri standard y'abandi imyumvire rwose. Niba twifuza kuva muri amateurisme tukajya muri professionalism.